Igitondo cyiza bene data, turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza. Uwiteka abahire. Turagarutse. Amazina yanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Turi muri bya byigisho byacu by'ishuri ryo ku Isabato. Ni ibyigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka nakire bagenzi banjye turi kumwe muri studio, mumfashe tubakire kugira ngo batwigishe ingingo y'uyu munsi. Karibu bene data. Turabashuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Neza bamwita Pierre muri kumwe. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abahageze bwa mbere mukore subscribe, mukore share, mukande like, mukore commentaire, mutubwire ibyifuzo n'iki byose turabikeneye. Ariko abo tumenyeranye mwebwe, Imana ibahe umugisha, n'abandi mwese Imana ibahire. Tugiye mu ngingo itubwira ngo guhinduka kwa Simoni. Mbere yuko tuyiga, reka tubanze dusenge. Turagushimiye cyane Muremyi wacu, tugushimiye cyane uburyo uduhaye umwanya kwiga ijambo ryawe. Tukoraretse kugira ngo utuyobore, amagambo yawe ariyo mwuka, reka natwe atubere ubugingo kandi yo gukora ibishimwa nawe kubw'inama twumvira mu byanditswe byawe byera mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, reka twongere tubakire. Mbere yuko twiga iyi ngingo itubwira ngo guhinduka kwa Simoni, reka twakire mwene data Aimable atwibutse ejo ibyo twari tugezeho kuri aya mateka ya Yesu na Simoni ndetse na Mariya. Mwene data Aimable ni karibu. Arakoze cyane. Ejo hashize ingingo kwa kane twabonye ko yavugaga ibyerekeranye na Simoni na Mariya. Twabonye neza uburyo Simoni yabonaga Mariya nk'umunyabyaha, ariko hanyuma kubera ko ari imbere y'urutumuhanuzi umwigisha mukuru, yamweretse neza uburyo we ari umunyabyaha kuruta Mariya, abinyujije umugani nk'uko Natani yamenyesheje Dawidi icyaha kinyuze umugani. Kristo nawe yamenyesheje Simoni yuko ari umunyabyaha kuruta Mariya abinyujije umugani. Ibyo byateye ikimwaro Simoni, akorwa n'isoni, ariko ashimishwa nuko Yesu atabyeruye mu bashyitsi be, yuko abivuze mu buryo bw'amarenga, ariko yumva icyo Yesu ashatse kuvuga, nuko yemera icyaha cye mu mutima. Niyo mpamvu tugiye gukomeza tureba uburyo yahindutse akihana. Nakoze cyane, byaje kumutera guhinduka. Nkuko twabibabwiza ingingo zacu, iyo ugize amahirwe yo kuziga umunsi ku wundi, urushaho gusobanukirwa neza n'icyigisho. Ariko mbere yuko dukomeza, reka mbaze abadukurikirana, wenda muzabishyira muri commentaire, ibi byigisho birabaryohera. Ese iyo twiga amateka ya Yesu n'abigishwa be, tukarusho uko tubyiga hano muri studio, uko tubyiga hano muri ibi bitabo, hari icyo bibungura, hari icyo mwumva rwose kizamura ubumenyi bwanyu, imyumvire mu bigendanye n'ubukristo. Nshuti, ubukristo burigwa, ntuzicarire ngo wumve nta gusa. Ubukristo burigwa, jya hafi twigane tumenye neza, kuko aba tubakuraho icyitegererezo kugira ngo natwe tubone uko tubaho mu bukristo kandi mu buryo bwiza ndetse bugeze no ku rugero rukwiriye. Reka rero dusabe mwene data Pierre adusomere mu migani igice cya 9 umurongo wa 8 ku kibazo kitubaza ngo nubwo dushobora kuba tutazi neza ibyo tuzabona hanyuma, ni kuki duterwa umwete no kuvugana n'abanyabyaha ntacyo twishisha nka Simoni? Turasoma mu migani igice cyaho cya 9 umurongo wa 8. Ntuhane umukobanyi kugira ngo atakwanga, ariko nuhana umunyabwenge azagukunda. Yego rwose, nuhana umunyabwenge azagukunda. Burya nubwo waba uri umunyabyaha, turi abanyabyaha, ariko tujye tuba abanyabwenge cyane ku ngingo igendanye no gukunda abaduhana. Noneho dusomere muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 20. Reka turebe muri Yakobo igice cya 5 ku murongo waho wa 20. Haragira hati: mumenye yuko uyobora umunyabwenge akamukura mu nzira ye yayobeyemo, azakiza ubugingo urupfu kandi azatwikira ibyaha byinshi. Yego rwose. Reka dusabe mwene data Aimable agira icyo abivugaho, aduhuriza aya magambo ndetse no mu mwuka w'ubuhanuzi. Ni karibu Aimable. Ariko ikibazo cya namucyumvise neza, rasa muri Yakobo, nanjye ryaramfashije cyane ndi kwiga ingingo. Buriya gufasha umunyabyaha ukamukura mu nzira yabeyemo, ubukijije ubugingo bwe urupfu. Yego. Umuntu nubwo yabakoze amakosa, agakora ibyaha runaka,
mu cyimbo cyo kumuciraho iteka, ahubwo biba byiza iyo umwegereye ugashakisha uburyo uwo murongo yayobeyemo wawumukuramo uburyo bumukoreye kuruta kugenda umuvuga cyangwa se umuciraho iteka ngo uriya ngo ni umunyabyaha ngo nibe nanjye, ukamwigereranyaho kandi mu by'ukuri tuba dukwiriye kwegeranya kuri Kirisitu. Muri make ni cya kindi mbere y'uko usomaho ni cya kindi twavuze tubabwira muri ibi byigisho byatambutse, nubona umuntu afite ikibazo si n'ibyaha gusa, nubona n'umuntu afite ikibazo shaka uko umufasha kuruta uko wamuvuga, kuruta uko mwamwongorerana. Nubona nta n'icyo umufashije umwihorere, umureke, ariko nanone wikongera ikibazo ku kindi cyo kumuvuga no kumunyega, kuko ngo iyo abimenye arushaho kujya kure. Urakoze. Reka rero dusabe mwene data dusomere duhuriza aya magambo. Wifuzwe byose ntongeye gusoma paje 567 na 568. Mariya we yari umunyabyaha wababariwe, naho Simoni yari umunyabyaha utarababarirwa. Mu bitandukano ryabo itegeko rikaze yarashatse ko ricira urubanza Mariya, niwe ryaruciriye. Simoni yakozwe ku mutima n'ineza Yesu yatumye atamucyahera mu ruhame imbere y'abashyitsi be. Ntabwo Yesu yamugiriye nk'uko yifuzaga ko Mariya yagirirwa. Simoni yabonye ko Yesu atifuzaga gushyira ibyaha bye ku mugaragaro, ahubwo yashatse kwemeza umutima we akoresheje urugero rw'umugani, kandi akoresha ineza yuje impuhwe kugira ngo yigarurire umutima we. Iyo Yesu aza gukoresha igitsure cyinshi byajyaga gutuma Simoni yinangira ntiyihane, ariko kumugira inama amwihanganira byatumye yemera ikosa rye. Yasobanukiwe n'ubunini bw'umwenda yari afitiye umwami we. Ubwirasi bwe bwacishijwe bugufi arihana, maze uwari umufarisayo w'umwirasi ahinduka umwigishwa ucishije make kandi witanga. Yego rwose akoze cyane. Hano hari abaririmbyi baririmbye indirimbo nziza, baravuga ngo ungirira ibanga Yesu rikankora ku mutima. Mbese ibyanjye bigiye habona nakorwa n'isoni. Yesu araduhishira. Yesu araduhishira. Abadukurikira, niba Yesu wowe waguhishira, tekereza ibyo ukora, tekereza ibyo wabayemo. Niba Yesu aguhishira, kuki utahishira mwene so? Kuki utahishira mwene so niba wanamubonye akora amakosa? Hari abantu bavuga ngo sinabyihanganira, ngo bisi byashoboka ngo namubonye akora ariko oya, nawe tekereza ko nawe Yesu aguhishira, maze nubwo umubonye ari umunyabyaha, ariko nawe wiga uburyo wamuhishira kugira ngo ubone umukize, ahubwo umufashe. Rakoze. Ariko buriya rugari nubwo utashobora kumufasha ukamuhishira gusa, muhishire gusa, wenda ukora icyo ngicyo, hari igihe utashobora kumufasha. Ko uramwuzukuru wa Nowa uriya Kanani, cyatumye savumwa ni cyane guhishira muzehe wari wasinze, aragenda arajujura abwira abandi, mbese yashatse kumukoza isoni, ahubwo aba ari we rwa rubanza ashaka gucira mugenzi we, aba ari we rugarukira. Ibi ngibi tuvuge, hari umuntu ushobora kubona ari gukora amakosa, ukaba utabona utamuhinguka imbere ngo umugire inama, bitewe n'uwo ari we n'uko n'icyubahiro afite n'itandukaniro hagati yawe, ukaba utanakumva. Birashoboka rwose. Noneho rero ibyo wenda ntiwabishobora, ariko muhishire, witurize, muhishire. Iyo muvuze umera nka Kanani nyine, hari igihe ibyago ari we biza, ariko Yesu yadukoreye ikintu cyiza cyane, aduha n'urugero rwiza. Mukuri tubikurikije isi yaba amahoro pe. Nubwo itakira ibyaha 100%, ariko yaba amahoro. Ibyaha ntabwo byakwirakwira. Akoze cyane. None reka dusabe mwene data Pierre aturebere muri Matayo 26 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13 mu kibazo kibaza ngo niki Yesu yavuze ku gikorwa cya Mariya, kandi nta yahe magambo yirema mutima yamubwiye. Matayo 26 turareba ku murongo waho wa 12 ndetse n'uwa 13. Yego. Igitumye uyu mugore ansukaho aya mavuta ku mubiri ni ukutunganiriza guhambwa. Ni umurongo wa 13. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, iki umugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Yego. Aramuhumurije cyane. Mwene data Aimable, reka tumusabe adusobanurire neza iby'aya magambo mwene data adusomeye muri Bibiliya. Karibu. Muribuka kaga Mariya yahuye nako, yumvise bose bamucyaha, muvuga nabi ngapfushije ubusa, agira ikibazo yuko mukuru we Marita bari kubipfa yuko apfushije ubusa
umutungo wari kubafasha bose. Yego. Kandi agira ikibazo y'uko Yesu nawe yari kumucyaha y'uko atazigamira ahazaza. Ariko agiye kumva muri Luka 7:50 Yesu arababwiye ati muramuterera icy'agahinda Yego. mumureke. Ahubwo yinjira ngo ati rata ibyaha byawe urabibabariwe. Yego. Abafarisayo baraho batangiye kwivovota ngo umuntu worere ibyaha ni muntu ki. Ariko Yesu yaremye umutima Mariya aranamuhumuriza. Yego. Yamukoreye igikorwa gikomeye cyane. Nibyo tugiye gusoma aha ngaha. Mariya yaragiye afatwa nk'umunyabyaha ruharwa, ariko Kristo yarazi ibyo yaranyuzemo byamugize uko yari ameze, yuko nawe atari we. Ibi ntabwo gushyigikira icyaha, ariko Yesu agiye twihanganira agamije kudufasha. Kristo ashoboraga gutera Mariya gutakaza ibyiringiro byose by'umutima we, ariko ntiyabikoze. Yego. Yesu niwe waramuvanye mu kwiheba no kurimbuka, cyagiye bagiye kumutera amabuye. Inshuro ndwi Mariya yarumvise Yesu acyaha abadayimoni bari barabasa ubwenge n'umutima we. Yesu yirukanye abadayimoni muri Mariya inshuro 7. Yego. Ntago abadayimoni 7, ahubwo ni inshuro. Ni benshi ntibagira ingano. Ni inshuro 7. Yego. Yararumvise Yesu atakambira se kubera we, yajyaga amusengera. Yarazi uburyo icyaha ari kibi imbere yo kwera kwa Yesu, bityo yaheshejwe imbaraga nawe aratsinda. Mariya kubera ibyo Yesu yamukoreye, nawe yaranyuzwe. Yari muri abagore bari hafi y'umusaraba igihe Yesu yarabambwe. Nawe abaye uwa mbere mu kumenya ko Yesu azutse, ajya kumenyesha abigishwa be. Murumva ko Mariya yaranyuzwe, noneho yifuza kwitura Yesu kandi yegura umurimo we amaramaje. Akoze rwose. Abakurikiraniye icano mujye muba hafi rwose, tuzajya turushaho kumenya amateka. Aba bagabo tuba twicaranye n'abahanga mu byanditswe byera. Baragerageza pe. Namwe muracukumbura, nimufata ubucukumbuzi bwanyu mukabuhuza n'abene data, ndababwiza ukuri ko tuzarushaho gusobanukirwa na Bibiliya kandi tuzamenya inyifato yacu nuko twakwifata mu Kristo. Rero reka twakire mwene data Pierre agire icyo avuga kuri iki cyigisho, tugipfundikire tugisoze. Iki cyigisho ndimo kukiga cyambereye icyigisho cyiza cyane cyaniryoheye mu buryo udashobora kumva. Ikosa njyewe ndetse wenda n'undi uziga iki cyigisho dufite ni ikosa ryo gucira umuntu urubanza Imana itaramucira urubanza. Iryo kosa turarikora buri munsi, nkumva ko jye ndi umuntu mwiza kuruta mugenzi wanjye, kandi uwo mugenzi wanjye Yesu aramukeneye. Byatumye rero Yesu akoresha umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi, umutima wo guca bugufi, agaragariza Simoni icyaha cye mu buryo bw'ubwenge. Simoni arahinduka. Iyo aza kubishyiramo imbaraga, Simoni ntabwo aba yarahindutse. Muri make no gucyaha, remureke niba ufiteho n'umuntu bubasha, ariko mucyahana urukundo. Yego. Bizarushaho kuba byiza. Mwene data Aimable, hari ikintu wabwira abadukurikirana muri make iki cyigisho ni iki kidusigiye? Cyo nababwira nuko dukwiriye kwihana, twihagarareho. Yego. Kandi buriya nta muntu utazi ko ari umunyabyaha. Yego. N'uwigira umucyaranutsi nka Simoni ariko abizi ko ari umunyabyaha. Wakora icyaha ntubimenye. Ibyiza nimureke twihane mu izina rya Yesu. Barakoze cyane aba bene data n'abadukurikirana, nimujye mureka ntibikagarukire ku kwiga gusa, ahubwo tujye twiga, niturangiza dushyire no mu bikorwa ibyo twiga. Nyamara uzasanga twateye imbere mu buryo bwose. Imana ibaha umugisha, ibyisho byacu nakagaruka. Bye, mugire umunsi mwiza. Amen. Amen.